بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الكريم الغفار الذي يخلق ما يشاء. أحمده سبحانه على حكيم أحكامه وأشكره تبارك اسمه على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي كتب على المؤمنين الصيام ويسر ما يتعلق به من أحكامه، وجعل من ثوابه مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجور والعتق من النار ودخول الجنة مع الأخيار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف من صلى وصام وتصدق وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أئمة السابقين في الخيرات. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الطائعون. Shimwe n'ikuzo ni bya Allah subhanahu wa ta'ala, Imana imwe idafite izindi mana ibangikanye nazo, yo nyirimbaraga zihambaye. Shimwe n'ikuzo ni bya Allah nyirubuntu, tugirira ubuntu buhambaye kandi akatugirira n'imbabazi igihe cyose ducumuye. Iyo Mana yaremye ikarema twe n'ibiri ku isi byose kandi ikabirema uko ishaka, ntawe uyibaza ngo kuki wandemye gutya. Yasingizwe kandi hashimirwe iyo Mana nyiricyubahiro, yo nyirubugenge mu mategeko yayo, itanga amategeko uko ishaka kandi amategeko yayo arasobanutse, arimo ubugenge buhambaye. Nituyishimire kandi tuyisingize nyiricyubahiro, izina ryayo ni izina ritagatifu rihambaye. Tumushimire kubera inema ze nyinshi zitandukanye yaduhundagajeho. Turamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa usibye iyo Mana imwe yonyine itagira izindi mana ibangikanye nazo. Yo yategetse abemeramana bose igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani, hanyuma ikoroshya n'amategeko areba icyo gisibo. Iyo Mana nyuma yo gutegeka igisibo igiha ibyiza bihambaye, harimo kubabarirwa amakosa tuba twarakoze ni mu byiza by'icyo gisibo, ndetse no kongererwa no gukubirwa inshuro nyinshi mu byiza tubona muri icyo gisibo. Hanyuma abari baragenewe kwandikwa kujya mu muriro kubera amakosa yabo, kubera ibyiza n'agaciro k'igisibo, Allah subhanahu wa ta'ala akabakura mu bazajya muri uwo muriro, akabashyira mu bazinjira mu ijuru rya Allah subhanahu wa ta'ala hamwe n'abeza. Turamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa usibye Imana imwe rukumbi. Turamya kandi ko Muhammadi ari umuja w'Imana akaba ari intumwa yayo, we mwiza, urugero rwiza ku basenze bagasiba ndetse bagatanga n'amaturo kubera Allah subhanahu wa ta'ala, urugero rwiza ku bakora ibihagararo muri uku kwezi kwa Ramadhani. Imana imuha amahoro n'abiwe n'abasangirangendo be, abayobozi beza, bari abasahaba batubanjirije mu byiza, bose Imana ibahundagazeho amahoro n'imigisha kuzageza ku munsi w'imperuka. Natwe insha Allah Imana ikomeze itugirire impuhwe kandi ituyobore muri ibyo byiza. Baja b'Imana,
ndabagira inama nanjye ntiyibagiwe yo kugandukira amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tukicisha bugufi tukayisenga, kubera ko ubuzima bwo kuri iyi si ni ubuzima bugufi cyane. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ngo ni imyuka itatu, ushatse wayibara imyuka itatu: umwuka wahumetse, uhumeka mukanya, uzahumeka ejo ntabwo uzi ko ari uwawe, urahumeka saa 8 ntabwo uzi ko ari uwawe. Niyo mpamvu ari ubuzima bugufi. Imana iti shahr Ramadan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بإسلام ونيكوائرو umunsi wa gatanu dusibye uku kwezi kwa Ramadhani ni inema zihambaye cyane kuba afite umwuka, kuba bicaye ngaha none mu musigiti n'abari ahandi hariho hose ariko bazi ko twinjiye muri uku kwezi kwa Ramadhani. Ni inema zihambaye cyane, no kwigengesera kugira ngo izi nema tutazipfusha ubusa, kubera ko ziramutse zitunyuze mu myanya y'intoki iyi Ramadhani ngiyi ya none ahandi twazongera guhurira nayo, usibye ku munsi w'imperuka iri kutubera umuhamya itubwira iti twari kumwe, hari abitwaye neza hari n'abitwaye nabi. Allah dushire mu bazitwara neza muri uku kwezi kwa Ramadhani, aho tuzateshuka nk'ibiremwa muntu. Imana itubabarire kubera iswala tuzakora muri uku kwezi kwa Ramadhani, kubera isawmu yacu yo muri uku kwezi kwa Ramadhani, kubera sadaka zacu tuzarushaho gutanga muri uku kwezi kwa Ramadhani. Hari benshi batubanjirije twari kumwe mu kwezi mu mwaka ushize, hari abazi ntawe uzi ko iyi Ramadhani azayirangiza, nta n'uzi ko iyi mwaka utaha azayigezaho. Bityo iki gihe tugifatishe yombi, uku kwezi tugufatisha abiri, kugira ngo wenda utubere impamvu yo kubabarirwa ibyaha byacu ejo imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala tuzabe turi abakiranutsi. Hari aho umuntu agira ati mana yaba warundije igihe, lawla akhartani ila ajalin qaribin, ngo yaba warumpaye akanya gato, mana ntumvanemo roho yageze hano mu ngoto, amaso wayakanuye, uri kureba ibyiza byakunyuzeho utakoze, wari ufite ubushobozi, uri kureba Ramadhani wariye ku manywa ku bushake utarwaye, uri kureba sadaka wanze gutanga ufite ubushobozi, maze batuza kabyimbye, umwuka utangiye guhera, abaganga ngo muzane bombone mu mwongerera umwuka, wakanuye, abavandimwe bawe bakuri iruhande batangiye kurira, abandi batangiye gutabaza, umaze iminsi tutabasha kurya, wafunze utabishaka, Mwenyezi Mungu yagutegetse gufunga ku bushake, aguha n'ubuzima bwo kugira ngo ufunge uzabihemberwe, ariko ubutangiye gufunga utabishaka. Baranyuza amata muri sonda kanga kumanuka, baranyuza ji muri sonda kanga kumanuka, uri musawumu kandi utifuzaga, ufite inzara ariko ntushoboye no gusobanura iriya nzara ufite. Nyamara inzara uterwa n'iki gisibo wategetswe na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala abara amahoro gusa, abara amasengesho usabirwa n'abamarayika, abari ibyishimo wishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bayisilamu rero, ubu buzima ntibudushuke, twigira ibiganza. Umuntu arye ku manywa atarwaye igifu, umuntu anywa inzoga ntatinye na mwezi Ramazani. Aho abakristo bavuga ngo turanahomba, ariko wowe ntube mu babahombye muri Ramadhani. Basi uvuga uti reka nanjye mbahombye, reka nanjye ngarukire Mwenyezi Mungu, wenda ishobora kuba ariyo Ramadhani yanjye ya nyuma, Mwenyezi Mungu akazayiheraho ambabarira.
ariko urazana kiburi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala ukanga gusiba. Imana iti rero uku kwezi kwa Ramadhani ni ukwezi k'igitangaza, shahru alladhi unzila fihi alquran, ukwezi kwamanuwemo Quran. Iyi Quran y'igitangaza, muujiza kubaturi isi. Kugeza ubu abantu bakiga ibyayo byarabananiye, kugeza ubu abantu bashatse guhinduramo inyuguti imwe yarabananiye, kugeza ibitabo byose bindi byitwa ko ari iby'Imana birahundagurirwa. Ariko Mwenyezi Mungu yaravuze ngo inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidh. Twamanuye Qur'ani kandi tuzayirinda. Iyi Qur'ani yamanutse mu kwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Mwumva agaciro ka Ramadhani kamanutse muri ya Qur'ani, izarindwa na Mwenyezi Mungu kuzageza ku munsi w'imperuka. Qur'ani Mwenyezi Mungu yayimaniye muri uku kwezi kwa Ramadhani kugira ngo ibere urumuri abaturiye isi, ntabwo ari abayisilamu gusa. Abaturiye isi ibabere ikimenyetso kigaragaza ko Mwenyezi Mungu ariho kandi afite ububahambare, ndetse no kugira ngo ibayobore ibereke ukuri n'ikinyoma. Faman shahida minkum shahran, uzagira amahirwe rero none ahangaha ni muzima, ntarwaye, ntari mu bibazo bimubuza gufunga, falyasumu, azafunge. Ibyo ni itegeko, ntabwo ari ubushake, ntabwo ari ukwinginga. Iyo tubyigisha bari kugira ngo tukwibutse aho buri wese ashobora kudohoka mugenzi we akamwibutsa, ariko ntabwo ari ukwinginga ngo siba, ahubwo ni itegeko. Nutarikora uwarishizeho niwe muzahangana, ufite imbaraga zo kuzahangana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. ومن كان منكم مريضا أو على سفر. ariko Qur'ani kuko Mwenyezi Mungu adukunda tugirira impuhwe, uzaba arwaye indwara zikomeye cyangwa ari ku rugendo rukomeye rurimo ingorane, azarye yishyure mu minsi azaba yavuye muri urwo rugendo, cyangwa se muri iyo minsi azaba yakije. Nuko kurya amategeko afite uko abiteganya, ntabwo ari ukujya mu muhanda ngo warwaye urya abantu bose bakureba. Oya, uriherera. N'umudamu uri mu mihango ye ni byiza ko igihe agiye kugira icyo afata, kubera ko Mwenyezi Mungu yamuhaye ubwo burenganzira ko yiherera. Ntarye ngo bituma abana bamwibazaho, mama kuri kurya muri mwezi Ramazani kandi bibujijwe, natwe reka twirire. Oya, iyo bamaze guca bwenge ubasobanurira impamvu. Waramutse akuguyeho uri kurya akakubona, umusobanurira impamvu uri kurya. Mwana wanjye, ni itegeko ry'Imana, umudamu uri mu mihango mu minsi ye ntabwo yemerewe gusiba, asiba yayivuyemo. Bityo wowe ntuzarye ku manywa udafite impamvu, ukamwigisha. Ntabwo ari byiza ngo ujye hariya ku karubanda abantu bose bakubone uri kurya. Nanone uri mu rugendo ruvunanye rw'ingorane, rukubuza kuba wasiba, cyangwa se rushobora gutuma utamenya amasaha yo gusiba no gusiburuka. Icyo gihe urarya ukazishyura mu minsi ikurikiyeho. Kubera iki? Kubera impuhwe za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Arangiza atubwira ati yuridu Allahu bikumul yusra. Imana igihe cyose ntabwo ibategeka ibintu bikomeye bibabangamiye. Innama yuridu bikumul yusra, innama yuridu Allahu bikumul yusra. Imana ibifuriza ibyoroshye, wala yuridu bikumul usra, ntabwo ibifuriza amategeko arimo amananiza. Nimurangiza rero gusiba mwujuje iriya minsi 30, walitukbilu al-idda, nimwuzuza iriya minsi 30, walitukabbiru Allah, ya takbira dutanga umunsi w'irayidi, Allahu akbar, Allahu akbar. Naha tuyikomora muri Qur'ani igaragaza ibyishimo, igaragaza itsinzi, ko twatsinze, ko twabashije kubahiriza itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ma hadakum, kuri iyo mpano nziza Imana yabahaye, ni impano ikomeye cyane. Ibyo mukabikora kugira ngo mubashe kurushaho gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Abadasiba iriya minsi 30 irangiye nibaza icyo bavuga. Batanga takbira y'ikizi, ntayo bagomba gutanga
nta nubwo bagomba kwishima kubera ko baba batakaje ikintu gikomeye, ahubwo bagomba kugira agahinda kandi bagasaba Mwenyezi Mungu kugira ngo abatize ubuzima umwaka utaha nibagera ari bazima muri Ramadhani nabo bazabashe gufunga bakicuza ku byabaciyeho bakagombye kuba barakoze. Rasul sallallahu alaihi wasallam yishimira ukwezi kwa Ramadhani, n'abaswahaba bakakwishimira, ndetse n'abakurambere bacu bishimira ukwezi kwa Ramadhani. Abasaza bacu bari bafite kalendari mu mutwe, imani zabo n'izacu mureba aho zitandukanye. Wallahi umusaza utazi gusoma no kwandika yabaga afite uburyo abara, akamenya ngo turi muri Rajab, akamenya ngo turi muri Shaaban, akamenya ngo turi muri Ramadhan, akakubwira itariki kandi neza neza itariki yavuze n'ukwezi mu kirere bigahura. Yari imani ihambaye. Ubu nonaha ni ugutegereza amaradiyo, twebwe nta nubwo tuba tuzi aho amezi ava naho ajya. Bishimira ukwezi kwa Ramadhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ati man farha bidukhuli Ramadhan, uzashimishwa n'uko ukwezi kwa Ramadhan kugiye kumusanga kwinjiye, Mwenyezi Mungu azaharamisha umubiri we kwinjira mu muriro wa Jahannam. Hanyuma mu biranga ko ababyeyi ba kera bari bafite imani bakishimira n'ukwezi kwa Ramadhan, bakabitoza n'abana babo. Muribuka twatugoma abana bavugaga mu makaritsiye bavuga bati mureda ku kesho ni saumu. Byari byishimo bihambaye cyane, ariko iterambere riraza bikadukuramo imani, bikatuyobya, ibindi bikatujyana, mbese tugasigara turi abayisilamu mu mazina no mu gukurikira, ariko mukuri ukwemera kwacu kuba ari gukeya. Rasul sallallahu alaihi wasallam rero كان يخطب في آخر يوم من شعبان فقال يوابغر موسى وانما شعبان يهجررغا بمسجدي cyangwa ahandi hantu hari abayisilamu benshi akababwira ati ya ayuha nas bemubanu qad adhallakum shahrun azim, mugiye kuzirwa n'ukwezi guhambaye cyane, mubarakun, ukwezi kurimo imigisha myinshi, shahru fihi laylatun khairun min alf shahr, ukwezi kurimo ijoro rimwe rifite ibyiza biruta amajoro igihumbi. Niyo ya Lailatul Qadr dushakisha muri iriya minsi ya nyuma. Abayisilamu bagafata umwanya bakajya gukora itikafu. Hari abanyarwanda benshi alhamdulillah bagiye musigiti wa Makka kujya gukora itikafu kugira ngo bazahure na ririya joro. Ariko natwe turi hano, ayo mahirwe ntabwo tugomba kuyitesha. Igihe abayimamu badushyiriyeho izo gahunda zo gusara tahajudi no gukora itikafu kugira ngo dushake ririya joro rimwe rifite ibyiza biruta amajoro igihumbi, ayo mahirwe ntituzayiteshe. Iryo joro rero nta handi waribona usibye muri shahr Ramadan. Shahru ja'ala Allahu siyamahu farida, ukwezi Mwenyezi Mungu yategetse abantu be, ibiremwa byo kuri iyi si gusiba ni itegeko ukwezi kwa Ramadhan. Ukundi gusiba kose abari tatawu abari sunna, ariko Ramadhani ni farida. Waja'ala qiyamahu tatawa, Mwenyezi Mungu ategeka guhagarara muri uku kwezi kwa Ramadhani mu bikorwa byiza bishimisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa shahru sabr, ni ukwezi ko kwihangana. Ni ukwihangana kubera ko witwa n'inzara kandi ufite ibyo kurya, ni ukwihangana irari ryo kuba wabonana n'uwo mwashakanye kihalali, ubyirengagiza ukagira subra kugira ngo wubahirize itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala, ukihangana. Umuntu ukwendereje ukamubwira ati inni sa'im fadisabahu ahadun aw qatalahu, umwe ashatse kukurwanya cyangwa ashatse kukuvugisha amagambo mabi, inni sa'im uramubwira ati nasibye, nisubire iyo ngiyo ubugize. Wa sabru thawabuhu aljanna, kandi igihembo cya subira nta kindi usibye ijuru. Kwezi kwa Ramadhan shahrul muwasat, ni ukwezi ko kugirirana impuhwe, kwegerana, kubabarana, gufasha abatishoboye muri ku kwezi kwa Ramadhan.
hari umuntu ushobora gusiba mu by'ukuri adafite icyo ari buze gufuturu, niba kwegereye akakubwira ni daftari ufite icyo umufashe. Nimukore khuruj, mujye gusura abayisilamu mu byaro fil qura, murebe wallahi umuyisilamu yiri wafunze kubera ubu bushobozi ari nabwo, yajya gufuturu agafutura ibijumba, agafutura ibishyimbo by'inkaraga, twebwe turi kurya imiceri n'amasupu, ibisigaye tukamena. Turebe ngo ese nshobora kujya Buhoko, nshobora kujya Cyanzarwe, basi nafuturisha abayisilamu umunsi umwe. Ntabwo umuceri umufuko umwe wanaba, nta nubwo waba mwinshi, wabafuturisha bakarangiza. Gura wenda ibyo bishyimbo se niba udashoboye kugura inyama, ugura agasosi tomati n'utuboga ubyoroshye, maze kuri uwo munsi uwari gufutura ibijumba basafuture kuri ibyo biryo byiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aguha thawabu zingana nize we wasibye. Rasulati man fattara fihi sa'iman, uzafuturisha akagaburira umuntu wafunze, kana maghfirata li dhunubihi, izaba impamvu yo kubabarirwa ibyaha bye, wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi shay, ngo kandi azabona ithawabu zihwanye n'izuriya yafuturishije, nta kigabanutse ku thawabu z'uyu wafunze, ahubwo wowe Mwenyezi Mungu kuzawe akongeraho izindi kubera ko wamufuturishije. Waman saqa sa'iman, umuha icyo kunywa uriya wasibye, saqahu Allahu min hawdhi shurbatan la yazma'u ba'dahu hatta yadkhula aljanna. Rasul batubwira uzanywesha wasibye muri Ramadhani, ngo Mwenyezi Mungu azamunywesha ku iriba ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa munsi abantu bazaba bafite icyaka kubera ubushyuhe bwinshi bw'izuba ryegejwe hino hafi, abantu bataye umutwe, ariko kubera ko wanywesheje umuntu usibye mu kwezi kwa Ramadhani, wallahi Mwenyezi Mungu ntazemera ko wicwa n'icyo cyaka cyo kuri uwo munsi. Azaguha intama imwe mu iriba ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyo ntama ngo izakumara icyaka kugeza ubwo uzinjira mu ijuru utari wumva icyaka, abandi bishwe n'icyaka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala twese azatumweshe kuri ibyo riba ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa huwa shahru awwaluhu rahma, ni ukwezi intangiriro zako ni impuhwe, wa awsatuhu maghfira, iyo bigeze mu minsi yo hagati n'iyo 10 yo hagati, Mwenyezi Mungu ababarira abasibye imana na ihtisaba, bafite kwemera kandi bafite icyizere ko Mwenyezi Mungu azabibahembera. Wa akhiruhu itqu minan nar, mu minsi ya nyuma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala no kubavana ku rutonde rw'abari kuzinjira mu muriro wa jahannam. Imana idukureho twese inshallah. Qala Ta'ala wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Gusiba ni byiza, Imana irabivugana n'ijwi ry'impuhwe ryinginga ritwereka ibyiza, iti wa antasumu, wa mufsibye khayrun lakum, ni byiza kuri mwe, in kuntum ta'lamuna, ngo yaba mwari mubizi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum bi dhikri hadhihi al-ayat al-Qur'an al-karim. Tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barru al-karim. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بإسلام ونيتبيرو ibyiza byo gufuturisha uwasibye, thawabu iftar saim ya'dil thawabu saim. Ibyiza byo gufuturisha uwasibye bingana
n'ibyiza by'uwasibye, ariko si byiza by'uwasibye bingana iki ntawe ubizi. Imana iti kullu amali ibn adam lahu, ibikorwa byose bya mwene Adamu nibye ila sawm, ibihembo bye birazwi kandi nibye. Imana ibikora uko ishaka, yaranazivuze ngo usibye igisibo fa innahu li wa ana ajizu bihi, ni jyewe agikorera kandi ni jyewe ugitangira ibihembo. Bityo iyo ufuturishije uwasibye ubona thawabu zitazwi, izawe ntizizwi nize ntizizwi, byose biraza Mwenyezi Mungu akabikurundaho bikazakwinjiza ku munsi w'imperuka. Niyo mpamvu kubaza agaciro ko gufuturisha uwasibye, ubona abantu bohereza amafutari, akaza akagura imiceri agaha abayisilamu bagasiba, akatumira abantu we mu rugo 5-10, futari bakayirya imiryango ifunguye atari ubayirya. Wallahi tekereza umuntu kwicara we n'umugore we n'abana mukarya ifutari ukishima ngo wari ifutari, nibyo wayiriye wanasibye. Ariko wallahi ntabwo mu basaza bacu byabagaho. Nta musaza kera hari umuco ikaritsiye yose abasaza bagahurizamo ibiryo, biza gucika buhoro buhoro kubera iterambere no kubera ibibazo, ariko wari umuco mwiza. Reka uwo muco wenda kuwugarura ntibyoroshye, ariko ntuzarye ifutari wenyine, uzahamagare 2, 3, 4 inshuti uyitumire musangire ifutari. Nubwo yaba yishoboye ariko itishoboye biba byiza kurushaho ukarya ifutari kugira ngo ubone ziriya thawabu. Hari ahandi babigura bagatanga amafaranga. Wallahi Dubai umwarabu kugira ngo akujyane we musangire ifutari arakwishyura. Bari abanyarwanda babayo, ngiye nagiye narabibonye, akakugaburira yagize akaguha n'amadolari 10 kubera ko azi icyo ari gushaka. Twebwe rero ntabwo ibyo tubizi, tuzi ko wafunze wariye n'abana bawe byarangiye. Rimwe na rimwe umuntu akabura hafutura mu mujyi wa Kisilamu, uyu nguyu ukabona umuyisilamu ari muri restaurant. Ntabwo bishoboka, nta nubwo bikwiye, biragayitse. Tumenye agaciro ko gufungurisha cyangwa gufungurira uwasibye. Hanyuma gahunda yo ku misigiti ikomeje gukorwa ahangaha, dusaba abayisilamu icyo gikorwa ko nabo bakomeza kugitera inkunga, kuko nabo babona thawabu zo gufungurisha abagize bate abasibye kuri uwo munsi. Niyo mpamvu sallallahu alaihi wasallam atubwira ati inna sa'ima tusalli alayhi almalaika, umuntu wasibye abamarayika bamusabira impuhwe n'imigisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Idha ukila indahu hatta yafrahu, iyo hari umuntu uriyiwe kugeza ahazi. Rasul ati aftara indakum sa'imun, mwakoze igikorwa cyiza mugaburira abasibye. Wa akala ta'amakum al-abrar, kandi mwishimire ko ibiryo byanyu byariwe n'abantu beza. Umuntu wasibye bari mwiza imbere ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa sallat alaykum al-malaika, kandi mu Mwenyezi Mungu abamarayika ba Mwenyezi Mungu babasabiye impuhwe n'imigisha kubera ko mwagaburiye abasibye. Dusabire intumwa amahoro n'imigisha mu Imana yabivuze muri Qur'an iti inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم بلغنا رمضان بعد رمضان، اللهم بلغنا رمضان بعد رمضان، اللهم تقبل رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا إله الأولين والآخرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك كل الخير ما سأله نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.